mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Tania yararimo abaza mama we ibibazo ese aho ngaho Maya yaje gusubiza iki Tania yaba yaramubwije ukuri cyangwa nigeze amubwiza ukuri. Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kuri Tania ndetse na mama we. Maya yitegereza Tania kamubaza atari ko wahanzweho wasaze ubundi ibintu uri kumbaza bihuriye n'amasomo wakabaye uri kwiga. Tania ati mama ndakubaha urabizi nakoma yawe ndakubaha urabizi ariko ndagira ngo nsobanurire kandi umbwize ukuri ari njye nayituze ninde utabyaye ese ubundi kuki utadufata kimwe ese ubundi kuki utadukunda kimwe. Maya ariyumvira akibaza ibibazo byinshi mu mutima avuga ati ubundi nk'uyu mwana ibi bintu ninde wabimwigishije ese ubundi ibi bintu ninde waba warabimuganijeho. Tania yitegereza mama we akabona rwose arimo aratekereza byinshi ahera akavuga ati mama I'm still waiting for you ndacyagutegereje. Maya tunegereje mu biki. Tania ati negereje igisubizo cyawe niwe ntegereje nta wundi kandi ubu yaba ari papa aba yamaze rwose kunsobanurira ariko wowe uragorana uraruhanya. Mami wansubiza. Maya yegera Tania ati mama ntunkoreho umvugisha utankozeho sibyo Maya. Ndahera ko yumirwa ntabwo atoke fine reka none nkubwize ukuri. Tania ati aha icyo nicyo nashakaga. Maya ati rero umwana wanjye reka nkutera inkuru. Ati buriya papa wawe Al twamenyanye mu buryo butangaje. Tumaze guhura umunsi wa mbere duhura dadi wawe yarankunze amaze kunkunda njye ntabwo nari mwitayeho sinari nanamuzi gusa nyine yari umusitari. Tania ati hanyuma nyuma yo kuba umusitari se mumaze guhura utamuzi byagenze gute. Maya ati icyo gihe ntabwo nari mwitayeho ati yewe sinajyaga nita no ku kazi akora. Twari ahantu mu kirori ubona abantu bose bamushagaye njye numvaga ntanamwitayeho nashaka no kumumenya.
gusa nyine nyuma twaje kuvugana. Nyuma rero yo kuganira byaje kurangira duhanye contact. Tanya ati mami ihutishe inkuru yawe rwose ugera aho nshaka kumva. Maya ati yego Tanya. Nyine twaje gutangira kujya tuvugana. Umunsi umwe njya kumureba, yaranumiye ngo njye kumusura. Njyayo. Tanya ati ariko mama ubwo wari warakunze dade? Maya ati ntago mbizi neza kirya gihe ntago nari shuwa ko namukundaga kuko nibwo twari tukimenyana. Nyine ubwo ngezeyo nibwo nasamye inda ya Evan. Mu by'ukuri uwo mwana yaraje mu buryo butari ubw'urukundo. Icyo gihe ntabwo nari nagakunze papa wawe. Nanyuze mu bihe bigoye, mu rugo barantoteza, inshuti zimvaho, numva nanjye ndiyanze. Ibyambayeho rero byakomeje kunyafekta, niyo mpamvu uba ubona nitwara kuriya. Cyane ati none se mami basi kuri iyi nshuro dada uramukunda? Maya ati yego Tanya, ubu ngubu dade wawe ndamukunda nta n'uwamusimbura. Cyane ati none se mami bivuze ko Evan wamubyaye mu buryo utateguye, utabishaka, utanabyitayeho, right? Maya ati yego Tanya. Ibyo nibyo bituma rero umutoteza? Nibyo bituma umufata kuriya? Maya ati shadi navuga nti yego ariko sorry kubikubwira. Tanya ati none se mami mfite ikindi kibazo nshaka kukubaza. Niba usigaye ukunda dade kandi ukaba umukunda cyane, kubera iki ituze utamukunda ngo wibagirwa hahise? Maya ati Tanya iteka ituzanye ubusa yuko nahemutse. Tanya ati wohemuka? Wahemukiye ndetse? Maya ati Tanya uracyari umwana ntabwo ibintu nabikubwira. Tanya ati ariko nakubajije nkeneye kumenya iby'ubwana bishyire ku ruhande. Mami nkeneye kumenya ukuri, wahemukiye nde? Byagenze gute? Maya ati Tanya nari mfite umusore twakundanaga, twari tumaranye imyaka myinshi, naramukundaga kandi nawe yarankundaga. Urumva rero dadi wawe yajemo hagati mu buryo nari ntateguye, ntanatekerezaga, ntigeze nanapanga. Kandi naramukundaga. Rero iyo mbonye ituze anyibutsa yuko nahemutse. Tanya umusore twakundanaga n'uyu munsi gushaka byaramunaniye, kwiyakira byaramunaniye. Tanya ati mami nibyo? Maya ati yego nibyo mwana wanjye. Tanya ati nose mami wowe uracyamukunda? Maya ati hoya, nkunda mwebwe, nkunda umuryango wanjye,
ariko gake gake ahari nzagenda nkunda Evan. Cyane ati mami, reka nizere ko inkuru umbwiye, nizere ko ibintu byose umbwiye ari ukuri, nta kinyoma kirimo, nta hantu na hamwe umbeshya. Kuko mami, uramutse ubaye umbeshya wazabyicuza ubuzima bwawe bwose. Bati ndago nakubeshya kibondo. Cyane ati okay. Hama musaza wanjye ameze ate? How is Evan? I really miss him. Mayati Evan ameze neza, nawe aragukumbuye. Cyane ati mami, ndabizi niyo yaba afite ikibazo ntiwabimbwira, ngaho itahira ikibazo nari mfite cyakemutse. Tuve aho ngaho twigire kwa muganga. Evan aba amaze gutora agatege, yicaye ararimo muganiriza, amubaza ati tuze, urumva umerewe ute mwana wanjye? Ndatamuke dad. Turi sure? Evan ati yes dad. Ndumva nkomeye ahari twanakitahira, ndumva narambiwe hano. Aratoya, ba doctor nibo bari bugusezerere. Ariko mbwira mwana wanjye, ibintu byose ni amahoro? Ntago njye nawe duheruka kuganira, maze iminsi naha amajoro, ariko se umeze neza? Evan ati yego meze neza dad. Ese mama aba yakwitayeho? Evan ariyumvira, akavuga ati yego dad, mama nyitaho, ariko nkumbuye Tania. Undi ati humura, nituva hano kwa muganga, tumaze kuva hano mu bitaro, nzagutwara tumusure. Ituza turansezeranya dad. Aratinda gusezeranya mwana wanjye, nzabikora. Bakirimo baganira, Lydia ahera ko yinjira, akabwira ati se wamakanya gato yankaganira na Evan. Arati nta kibazo. Ahera kasohoka. Lydia ahobera Evan, amarira akazenga mu maso, ari nako mu mutima avuga ati shimwa Mana ko ntabura hari icyo ukoze, nari mfite ubwoba ndetse n'igihunga. Lydia atangira kubaza Evan, akamubwira ati Evan, umbabarire numbeshye kandi umbwiza ukuri. Ese wowe na Maya mubanye gute? Ese ubundi agufata ate? Yaba kwitaho? Evan ati yego, mami atwitaho, jewe na Tania nta kibazo n'iki na gito dufite, aduha buri kimwe kandi aradukunda. Lydia ati nibyo? Evan ati yego nibyo.
Lydia yitegereza Evan agatangira kwibaza avuga ati se koko byaba ari ukuri Maya yaba yita kuri uyu mwana ako se buriya Evan yambeshyara gusa bayamwitaho byaba ari iby'umugisha uyu mwana akwiye kumenya ukuri akamenya ko Maya atari nyina gusa nanone si ngombwa kano kanya kuko haba hakiri kare Evan ahera akabaza Lydia kuvuga ati none se kuki warumbajije niba mama atwitaho Lydia ati ndashaka kubimenya gusa nkamenya niba wenda ajya babonera umwanya uhagije wo kuba yaba ari kumwe namwe akabatembereza akabaha buri kimwe cyose Evan ati yego arabikora Lydia ati ndagira ngo nzagenza mbibakorere Evan ati nawe uje ukabikora ntabwo twabyanga ariko na mama arabikora tuve kuri abo ngabo twigire kuri Mira ndetse na Robert imyiteguro y'ubukwe ibirimbanyije yewe no mu murenge baravuyeyo ubona ibintu ari amahoro baba bari kumwe na Hirwa barimo baganira Winnie ahera akaza Hirwa akibona Winnie ahera akagira ubwoba kavuga ati se muvande uyu mukobwa arakora iki hano aha arabizi ko ufite ubukwe ntiyabaje kugira ibintu yangiza Mira aramwenyura akavuga ati Hirwa calm down tuza relax Winnie nta kibazo afite iba arabizi kandi arabishyigikiye nta kintu n'iki na kimwe gitunguranye kirimo Hirwa ati seriously Robert ati yes of course urumva nari gufata icyemezo simbimubwire se Hirwa ati wabwiye Winnie ko ugiye kubana n'undi mukobwa arabyemera uyu mukobwa se bro numbeshye Robert ati nanjye nabanje gutekereza no kugira ngo bizanga nangwa se bizagorana nari nzi kaza bifata nabi yewe nari nzi kaza nitotomba nari nzi kazatongana nari nzi kazakora mabi yose abaho ariko yarantunguye uzi ikintu yansabye nyibimubwira yansabye kumuhuza na Mira mbanza kugira n'ubwoba ndavuga nese ubwo niki agiye gukorera umugore wanjye ariko naratunguwe cyane bashyirimo basobanurira Hirwa ahera akabageraho akavuga ati wow Mira urasa neza you look cute ari kuri keza cyazeroba ahangaha waranyemeje aha wahisemo neza iyo uza guhita mu ndi mukobwa uri munsi y'uyu nguyu utanandusha ubwiza nari kuguseka nta nubwo nari kubyemera ariko naritegereje ndeba n'uyu mwari mbona ntago bihura wahisemo neza pe uzi kwitegereza no kureba Hirwa we aba yumiwe ahera akabaza Winnie ntubaza ati none se kuba mukuru wanjye agiye kurongora Mira ntacyo bigutwaye ndati oya ntacyo bintwaye njyewe
erega buri muntu aba afite icyo Imana yamugeneye. Ahari wenda mu igeno ryo kubaho kwanjye hari harimo ko nzahura na Robert. Reka nkubwire Hirwa, rimwe na rimwe ibintu n'abantu dukunda ntabwo tubigumana. Hari abantu baza kuduha ibyishimo by'igihe gito, hari n'ibintu biza kuduha ibyishimo by'igihe gito, ariko iyo igihe cyabyo kigeze cyo kugenda urabirekura bikagenda, kandi ukabirekura wishimye, cyane ko mu gihe cyacyo, mu gihe cyabyo ubwo wari ubifite byaguhaye umunezero n'ibyishimo. Rero nubona ibyo wari ufite bishaka kugenda, menya ko atari ibyawe igihe cyose, nangwa se bitagenewe kuba ibyawe forever. Tujya twibeshya mu rukundo tukumva ko abantu dukundana nabo uyu munsi bazaguma mu buzima bwacu, tukirengagiza yuko Imana ariyo igena byose. Ikindi kintu nshaka kukubwira, duhura n'abantu tukabakunda, yewe nabo bakadukunda. Twagira gutya twatandukana, umwe agasigara avuma undi, ati yewe runaka ni ikigwari, runaka yaramemukiye, runaka ni umugome. Ariko ibyo ntabwo twakabaye tubikora. Wabuze impamvu se? Uwo muntu ntabwo aba yararemewe kugumana nawe ubuzima bwiwe bwose, ahubwo igihe cyo kuba ari mu buzima bwawe kiba kirangiye. Icyo uba usabwa ni kimwe, ni ukwakira ukuri kw'ijambo ngo baye. Uwo muntu ntabwo aba abaye mubi, kandi nawe ntabwo uba ubaye mubi muri ako kanya. Ashobora kugera ahandi akaba umugabo mwiza, nangwa se akaba yaba umugore mwiza. None se biri kuri iyi si byose niko wemerewe kubitunga? Ese byose byakwitwa ibyawe? Hirwa toya, winati rero byumve. Njyewe nizera ko icyawe naho kijya. Buriya Robert ntabwo ari njye yaremewe, yaremewe Mira. None se njye aho ngaho nsaza imigeri nitotombe nsare, njye aho ngaho nesha abantu umutwe, kandi n'ubundi bizarangira babanye? Njye ntabwo nsenga, nta nubwo nzi naho byerekera, sindi n'umukristo. Njye ndi umunyabyaha, ndabyemera, ndakosa, ngira ibyaha byinshi, ngira amafuti menshi rwose nk'ay'ingurube. Ariko ikintu nzi neza namaze kumenya ni uko nta muntu ujya urwanya icyo Imana yahisemo guhuza, nangwa se yafashe ikagira umuntu ikintu kimwe, nangwa se umuntu umwe. Umugisha w'Imana ntabwo ujya uyoba. Rimwe na rimwe tujya twibeshya tukibwira ngo ahari ngo nitubigenza gutya birapfa, ariko umugambi w'Imana ntabwo ujya uyoba. Icyo Imana yanditse iba yaracyanditse, kandi ikizaba icyawe kabone n'iyo bakirwanira ari benshi, amaherezo kiba icyawe. Ikindi kintu namaze gusobanukirwa, umugisha wawe ntabwo uwushaka, ahubwo uragushaka. Kuko rimwe na rimwe twe nk'abantu ntabwo tuba tuzi ngo ese umugisha wacu uziritse hehe, ntabwo tuba tuzi ngo ese umugisha wacu uri hehe. Ibyo byose nta n'umwe uba ubizi. Iyaba twabimenyaga ntabwo twakabaye duta igihe. Ikindi cya kabiri, iyaba twamenyaga ko ibintu n'abantu dufite mu buzima bitaremewe kuguma mu buzima bwacu by'iteka, ntabwo twakabaye tubabazwa nuko hari icyavuye mu buzima bwacu. Ahubwo icyo dukwiye kwibaza, ese ubundi kuki uyu muntu agiye? Kuki avuye mu buzima bwanjye? Ese hari icyo Imana indinze? Ese we hari icyo Imana imurinze?
ibyo nibyo twakabaye twibaza instead of crying. Kenshi turizwa n'abagiye, ibi bituma duta igihe n'umwanya twakamaze twishimira abagihari, ugasanga ntiwitaye ku ndi muntu ugukunda, just gusa ngo uracyari muri depression yuko ngo Robert ngo agiye gushaka undi mugore. Abasore barahari, na nyina wundi yabyaye umuhungu, wowe se ntuhari? N'abandi nkawe barahari. So njyewe ntacyo bintwaye, kandi rwose ndabashyigikiye. Ngenda umufana w'iyi couple, nzanisiga n'amarangi. Hirwa arumirwa kuko ababonye ibyo atespectingaga. Ahera akabwira Winnie, akavuga ati Winnie, much respect, uranyemeje pe, urankosoye. Numvaga mfite ubwoba, ariko uri igitangaza. Winnie ati Hirwa, ibyo byose watekerezaga n'abandi bose niko babitekerezaga. Ibaze ko umuntu wese mbwiye ngo Robert afite ubukwe ntago aba abyumva. Abamwe barambaza ati suri muzima, ubundi suri gutekereza. Abandi baba bumva ahari ntabyumva, ntazanabyakira. Kandi for me, I'm really fine with it. Nyine yararebye abona ko nta hazaza hanjye nawe hahari. Iyo aza kuba mbonamo nk'umugore we w'ahazaza, yari kubimpropose. Rero uwo yabonye akabona arabikwiriye, niba ugomba kumubera umutambukanye. Kuki njyewe nasara? Ntabwo ubwo nyine mbikwiriye. Ahari wenda nanjye nzabona uzaza akankunda kandi akampa urukundo rukwiye. Uretse ko njyewe urugendo ruranakomeje, mfite plan yo kujya kwiga. Robert ati se burya urakomeje? Ibyo wambwiraga wari ukomeje? Nizere ko utabikoze kubera njyewe. Winatoya babe. Ahera akahindukira akareba Mira, akavuga ati ntufuhe kuko mwise babe. Ntago ndamenyera kumwita Robert. Mira ati hoya, ntabwo byambabaza sweetheart. Winaterega mfite impamvu nyinshi zo kuba najya kwiga. Zirahari nyinshi cyane pe. Undi ati se nizihe? Wina ati nawe uri mu mpamvu zitumye ngiye kugenda. Ati ngo iki? Njye ndi mu mpamvu zitumye ugiye kugenda? Gute rero? Wina ati none se kano kanya wibagiwe ko wajyaga wicara ukambwira ngo urashaka ngo nsubire ku ishuri? Wajyaga umbwira ko uzanezezwa no kumbona narasubiye ku ishuri. Ndabona nta yindi mpano naguhereza uretse kujya ku ishuri nkiga. Robert ati oh wow, ntago nari ngibyibuka. Undi ati rero nubwo utabyibuka, njye nzirikana buri kimwe cyose. Tuve aho ngaho twigire mu rugo kwa Maya. Ituze aba yatashye, ni nabwo bakigera mu rugo bamusezereye. Bagera mu rugo bagasanga babiteguye. Bakigera mu rugo, Maya akitegereza Evan. Mu mutima aribwira ati nanone uragarutse, uje muri uru rugo ukiri muzima. Sasa noneho nibwo urugamba rwajya rwatangira. Ubu noneho nibwo najya nabona imbaraga
zo kuba nakora icyo ngomba gukora nkaba nakihimura. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese imigambi ya Maya n'imipangu yiwe yo kwihimura yaba ari iyihe? Dusize ubukwe bwa Mira na Robert bugiye kuba, Winnie we ntacyo bimutwaye. Ese kuki abakobwa bose batamera nk'uyu nguyu ngo wakire yuko uwo wumvaga ko muzabana agiye kubana n'undi ukamwifuriza neza aho kugira ngo umwifurize nabi? Inkuru yitwa Warahemutse, njyewe nitwa Atete. Inkuru ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.